Gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko bamwe babikoresha mu buryo bwo kugambana nk'uko Yuda yabikoreye umugabo witwa Yesu. Iyi nkuru iboneka mu gitabo cy'ikimenywa na bose cyitwa Bibiliya. Mbere y'uko tuvuga ku munsi wo gusomana, ugomba kumenya ko wakwakira amafaranga ukayohereza ukoresheje Beka, Equity Bank, MTN Mobile Money, ndetse ukakira amafaranga ukanayohereza ukoresheje Western Union. Ibi byose wabifashwamo n'uwitwa Alice Agent hafi yawe. Akorera ku Gisaha mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Banyarubavu nababwira iki? Mu mugane abafashe, wamuhamagara kuri 078 323 012. Buri tariki ya 6 z'ukwa karindwi buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe gusomana. Turaza kumva icyo abahanga babivugaho. Itariki ya 6 z'ukwa karindwi buri mwaka abantu ku isi bizihiza umunsi wo gusomana, igikorwa inzobere zivuga ko ari ingenzi mu buzima. Ni umunsi wizihijwe bwa mbere mu Bwongereza ahagana mu 1960. uza gukwirakwira mu bindi bihugu mu myaka y'2000. Mu myaka ishize, Andrea de Mirigian, inzobere mu gusomana akaba n'umwanditsi w'igitabo cyitwa Kissing Everything You Ever Wanted to Know About One of Life's Sweetest Pleasures, yabwiye BBC ko uyu munsi ari ingenzi mu buzima. Yanagira inama abantu ko babigenza mu bihe wakora imibonano mpuzabitsina wirinda COVID-19. Amasezerano y'ubwumvikane mu mibonano hari icyo yafasha. Madame de Mirigian wo muri Bahamas yavuze ko abawushyizeho babonye ko gusomana ari ikintu cy'ingenzi cyo gukora no kugira ngo abantu bumve icyo gusomana bivuze. De Mirigian avuga ko amoko yo gusomana ari menshi. Gusoma umuntu ku itama umuramutsa, gusoma umuntu ku munwa ukojejeho akanya gato, gusoma umuntu ku kiganza umuramutsa umwishimiye, gusomana byimbitse mu gahuza indimi bigatinda. Niki gituma gusomana biba byiza? Uyu mugore yavuze ko umuntu witwaye neza mbere yabyo ari ingenzi, hamwe n'utumenyetso duto umuntu yakoresha umubiri we mbere yabyo. Ati ariko kuba ufite umwuka mwiza ni ibintu by'ingenzi cyane. Icyo gituma abantu babiri basomana bagira ibihe byiza. Avuga ko gusomana byagiye bihindura uko ibihe byagiye bisimburana, bikava gusomana ku kiganza abantu baramukanya bikageraho bigeze ubu. Ariko se ubundi gusomana bimaze iki? Inzobere mu buzima zivuga ko gusoma umukunzi wawe umunota umwe bituma utwika ibinure bingana na calories 26. Zivuga kandi ko hari ubushakashatsi bwerekanye ko gusomana birinda stress cyangwa se umujagararo, bigatera ubuzima bwiza. Ingora avuga ati gusoma umwana uri umubyeyi we, gusoma inshuti yawe ni ikintu gituma umuntu yumva ameze neza. Umuntu yumva akunzwe, yumva yitaweho, yumva adasanzwe. Niba rero ikintu cyoroshye nko gusoma umuntu bituma yumva ameze neza kandi nta kiguzi na kimwe bisaba, ndavuga nti tanga ku rukundo mu gusomana. Nanone turakibaza, ushobora gusoma umuntu wese? Uyu mugore avuga ati yego, nta muntu wanga gusomwa, nta muntu wanga gukundwa. Wasoma umuntu wese ariko ugashyiramo icyubahiro. Ntabwo wasimbukira umuntu witambukira wese ngo umusome. Ushobora no kumutera ubwoba. Kuri uyu munsi wo gusomana nawe ntutangwe, gusa ukora ibyo ushoboye bibereye mwembi cyangwa uwo ushaka gusoma. Niba ushaka no guca umuhigo mu gusomana, wamenya ko abafite uwo muhigo muri Guinness World Record ari Ekachai Tiranatat na Yaksana Tiranatat bo muri Thailand. Abangaba mu 2013 bamaze amasaha 58 n'iminota 35 n'amasegonda 58 basomana byimbitse badakuraho. Gusa nakwibutsa ko ukwiriye gusoma uwo mwashakanye cyangwa uwo mwemerewe kubana mu mategeko. Ku rubyiruko mufite uko mubyumva.
ariko nanone reka nkwibutse ko cya gitabo navuze haruguru kitabitwemerera. Icyo gitabo nta kindi ni Bibiliya. Kuba yemera Bibiliya irabitubuza. Kugira ubikore ugomba kubanza byaca mu mategeko, mu rusengero ndetse n'ahandi. Ibi reka tubyite urukundo. Iki ni Kibabi TV. Naho ubutaha.